it like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to until you can turn back. Munyemerere rero nongere mbashimire mwebwe mukomeje gukurikirana Imbuto Radio and TV dukora kuri YouTube ndetse nkomeza kugenda nshimira mwebwe mukomeje kugenda mudukurikirana. Nje nitwa Rugwizangoga Fraterne Frank. Nkuko bisanzwe rero bigano byacu nakagaruka ko duhora tubibabwira, ariko no rero uyu munsi tuje n'inyigisho ziba zitandukanye uko dukomeza kugenda tubibashishikariza. Rero wowe niba utarakora subscribe, uyu niwo mwanya kugira ngo ukore subscribe ndetse unabashe gukora share kugira ngo ibyo tuba twakoze bibashe kugira ku bandi. Tujye tureka kwiharira inyigisho tuba twamaze gushyira ku murongo wacu wa YouTube. Rero niba ushaka gutanga igitekerezo watwandikira no kuri mail yacu. Mail yacu ni imbuto.tv@gmail.com. ubundi ukabasha kuzajya ugenda udukurikirana mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero wakwibaza ngo nzanye iki? Uyu munsi nzanye inyigisho, n'inyigisho nziza twahawe n'umugabo witwa Hakizimana Maurice, inshuti yakadasohoka, inshuti nziza y'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru muri rusange, inshuti y'abanyarwanda tumaze kumenyera ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, aho agenda acisha ibitekerezo bye kugira ngo abashe kugira abo akebura baje mu murongo. Uyu munsi rero tugiye kuba turebera hamwe itandukaniro riri hagati y'ubwenge, ubuhanga, ubucakura ndetse n'ubunararibonye. Ibyo byose rero akaza kuba agenda dufasha kugira ngo tubitandukanye n'ibyo bita ubumenyi bwo mu ishuri. Rero akaba ari ibitekerezo tugiye kuba twumva tugasangira, ibitekerezo byakusanyijwe n'inshuti yakadasohoka Hakizimana Maurice. Yewe ugiye kubishyira mu majwi. Nitwa Rugwizangoga Fraterne Frank, ndagaruka mu kanya tugenda tuganira byose. Ni byiza cyane. Awe Hakizimana atangira agira ati iyi si, avuga ko ngo hari uwigeze kwibaza ikibazo ashaka kumenya itandukaniro riri hagati y'ubwenge ndetse n'ubuhanga, ubucakura. Yagize ati rero reka nkoreshe urugero nanasobanure icyo ubunararibonye ari cyo ndetse naho butandukaniye n'ubumenyi bwo mu ishuri. Yatangira agira ati mu gihugu kimwe cya Zimbabwe amabanda abiri ngo yigeze kwiba muri banke, gakimara kwinjira umwe ngabwira abo bari basanzemo bose ati mwese hasi, kandi niko mvuze unyeganyega ndamurasa mu cyico. Ubumenye ko rero ngo amafaranga araye igihugu ngari ku buzima bwo ari ubwanyu. Uko bari baraho bose muri banke base babyumva maze bose baryama hasi nkuko byari maze kubwirwa nabo bajura, bose baryama hasi kandi batandukanye. Ibyo rero ngo nibyo byitwa ubwenge, ni ukuvuga ubushobozi bwo gutekereza. Muri ako kanya rero ngo ikizungerezi kimwe cyari kiri aho ngaho kiryamiye hasi ngo kiba kiyambuye akenda kare kakingirije ahera kandi ibyo byose kabikoze ku bushake, maze ubundi kiryama ku meza nk'ikiteguye gukora imirimo runaka. Ibandi rero ngo ribarira kibwiye giti ati wakigoryiwe jya umusirimu, twaje kwiba ntabwo twaje mu bishitani. Ibyo rero ngo nibyo bita gukora kinyamwuga, kutarangazwa n'ibicaracara byose, akazi n'akazi. Ako kanya rero bamaze kuyoragura ayo mafaranga barataha, bashyitse ngo mu rugo ngo umwe muri ya mabandi niwe wari muto ariko yararangije masters, abwira mugenzi we nawe wari mukuru mu myaka ariko we yarize imyaka 6 ya primaire gusa ati reka tuyabare yose tumenye yo twakoreye uyu munsi. Mugenzi we aramucyaha ati uzi ko narinzi yuko ugira ubwenge, kumbe uri kiweriwere. Ibi bifaranga ntabwo wabibara byose n'intoki ngo yarangize iri joro. Iri joro ryadukera utarana yarangiza. Baramubwira ati ahubwo cyana televiziyo tureba amakuru baraza kutubwira yo bibwe muri banki. Duhita tumenya umubare rwose. Ibyo rero ngo nibyo bita ubunararibonye,
mbibutse ko ubunararibonye ari ubwenge buzanwa no kumara imyaka myinshi, ngo ntuzabesherere abantu bakuru baba barabayeho imyaka myinshi, wowe urimo uranyura mu uyu munsi, barabonye byinshi, barumvise byinshi, barakoze yewe byinshi, baranasomye byinshi, naho bya bindi baduhera impapuro urangije ari byo bita ngo bumenyi gusa, impapuro gusa. Ibyo ngibyo nibyo bita impamyabumenyi. Reka rero twigarukire muri banki. Bari bamaze kwibwa, umuyobozi wa banki ari we bita manager abwira mugenzi wo mugenzuzi supervisor ati hamagara polisi vuba na bwangu ibikurikirane. Uwo mugenzi we mukuru aramubwira ati uretse gatoya natwe tubanze dukuremo utumiliyoni 10 twongere kuza kuri za miliyoni 70 twari twaritije muri banki, ubushize byose tubyegeke kuri aya mabandi yo gakera kera. Maurice rero Hakizimana akomeza tubwira ko ibyo ngibyo ari byo bita ubucakura, nanone byitwa gutema yeze, ngo ni ubwenge karimano aho ubu bufite amenya kubyaza umusaruro buri kibazo cyose ahuye nacyo, aho kwicara ngo akitotombere gusa. Barutema yeze rero ngo arabapapeye cyane itekinika. Ngabo mu Nduga na Buganza muraho murakoma, ngo muvukana yisumbuye arabasuhuje cyane. Umugenzuzi mukuru ati amabanda arakabyara ahinguye azajya aza kudusura buri kwezi, ifaranga ryo turaririye. Ibyo rero nibyo bita ubuhanga, ni ukuvuga ubushobozi bwo gukoresha neza ibyo wize kandi ukabikora n'isuku, uzi gukoramo kandi ntabure, ibyo bita comptable. Reka rero twisubire mu rugo kwa ya mabandi. Ubwo bari bicaye imbere ya televiziyo ngo bumva amakuru ya polisi yahawe, baje kubimenya rwose, maze ubundi barisetsa bafata ko kunywa soko kimena mu rubura gica. Mu makuru bavuze ko banki yibwe akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari. Ibimenyetso byari bihari kuko amabandi yari yabikoze izuba riva. Bari bateye banki maze bayitwara akayabo. Batangiye kubara ngo bagabane, batangira none kandi gusubiranamo. Barongera barayabara, ariko miliyoni 100 zose z'amadolari barayabura pe. Ubwo zari miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, ugereranyije wenda n'ivunja ry'amafaranga y'amadolari, ariko ubundi basanze ari miliyoni 20 zonyine z'amadolari. Ayo madolari rero yombi, ayo mabandi rero yombi yararakaye cyane, nuko umukuru muri yo ngatangira kuvugana ikiniga agira ati twashyize ubuzima bwacu mu kaga kuriya hejuru y'utu miliyoni 20 twonyine. Umwe baramubaje ati umuyobozi wa banki ari we manager yaturiye miliyoni 80 zose atavunitse akoresheje kunyereza gatoki gatoya gusa kuri mudasobwa. Undi arivugisha ati koko kwiga ni byiza ndabibonye, umwana wanjye azijya minuze areke gukora ubujura, azafata ikaramu aho gufata imbunda. Hakizimana Maurice akomeza tubwira ko ibyo ngibyo byose ngari byo bita ubumenyi bw'ishuri. Ikaramu ni ya mbere, mwibuke ko kwiga biruta inote za zahabu mu ntoki z'inkandagira bitabo, ngo mujyana abana bacu ndetse n'abana banyu ku ishuri. Byarangiye bite rero? Aba bashura bombi yaba amabandi ndetse n'abakozi babiri bo muri banki amafaranga barayahejeje. Umukozi wa banki ari we manager ndetse n'umugenzuzi wayo supervisor bahejeje miliyoni 80 zose z'amadolari y'abanyamerika, naho babajura bo babasha guheza miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo ngayo arahera. Abahejeje rero miliyoni 80 bayatwaye bamwenyura, naho abatwaye miliyoni 20 bayagabana bababaye kuko bitotomberaga ko babashije kubarusha ubwenge.
haunted, haunted house. Oh, could you love me now? uyu mwarimu rero wacu wakadasohoka yasoje iyi nkuru agira ibibazo abaza ndetse ibibazo aza no kubishyira ku manota 10 aho ikibazo cya mbere yakibajije agira ati wifashishije iyi nkuru tumaze kubona gusobanura aya magambo kubisobanura gusa bihaye amanota 7 A yaravuze ati sobanura ubwenge B sobanura ubuhanga C ubucakura D sobanura ubunararibonye E ubumenyi F gukora kinyamwuga G kuba rutemayeze. Noneho ikibazo cya kabiri aravuga ati kuki kwiga biruta kwiba. Twese rero ibibazo byombi mureke tubigira umukoro wacu. Oh, could you love me now? Oh, haunted, haunted, I'm a haunted house. Oh, haunted, haunted house. If you're just Ni naha rero dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi ndakeka kandi ndanahamya ko ufite icyo yumva yacyumvise. Nyaboneka dufata abana bacu tubajyane ku ishuri. Buriya intoki zifata ikaramu ziruta izifata imbunda mu ntoki. could you love her? Intoki zifata ikaramu ziruta izifata amatabi mu ntoki. Kandi rwose intoki zifata ikaramu ziruta kure intoki zifata ibinyobwa bisindisha. Wise till the coffins in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. Ushobora rero kwibaza uti ibitekerezo nk'ibi ngibi byiza, ibitekerezo byiza binyura roho, ibitekerezo byiza bikogereza umutima bikanakuruhura, wabikura hehe? Jya kuri Facebook ushakishe uwitwa Hakizimana Maurice, uraza kuba nawe umubona umwadinga cyangwa se umusaba ubucuti. Kandi niba wumva wenda bikugoye usimbuke nanone ushakishe page yitwa Imigani Ishamaje, nayo ni Facebook page y'uyu mugabo n'umwarimu mwiza. Nawe ubashe kuzajya ugenda ukurikirana inama agenda ageza kuba mukurikira kuri Facebook. Munyemerero njyewe mwari murimo muravugana cyangwa se mwumvaga ari nge washyize iyi nkuru yari yanditse mu majwi. Nitwa Fratine Frank Rugwizangoga. Dukomeze twibanire mwibutsa ngo kora subscribe, shares ndetse na comment ku biganiro dukora kugira ngo tubashe kumenya ese ubundi bigenda bite, byakirwa bite, nyatwe bidutera kanyabugabo cyangwa se imbaraga. Bashimire rero mukomeze mugira ibihe byiza muhahe muronke. Hasta la vista.